ndagira ngo mbashimire kandi nabakire hano aho tuza kubagezaho amanota yavuye mu bizamini birangiza amashuri abanza P6 ndetse n'ibyiciro muraho mumeze neza reka nizere ko muri amahoro cyane nizere ko ibintu ari amahoro nizere ko muri gushima Imana ndabashuje rero abanyeshuri ababyeyi ndetse n'abarimu mwese mukurikira SD Career Connect cyangwa se Storm Digital Empire niyo main company hano hanyuma rero ndagira ngo twiganire ku kintu kimwe gusa uyu munsi kugira ngo abantu benshi by'umwihariko bakoze ikizamini cya leta haba P6 senior ndetse na senior 6 mwese maje kugira amwe mu makuru nkuko yatangajwe na MINEDIC ni Minisiteri y'Uburezi ndetse na NESA ni ikigo gihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA ku itangazwa ry'amanota ya P6 senior 3 ndetse na senior 6 tuza kuba tubabwira iby'amakuru yayo hanyuma rero tekereza umwana wawe cyangwa wowe ubwo ufunguye result hanyuma ukabona wenda umwana wawe afite amanota agera kuri 99.4% ibyo nibyo byabaye kwitwa Arakaza Leo Victoire cyangwa se Victor wawe wa mbere mu gihugu mu cyiciro cya primaire umwaka ushize 2024-2025 ndetse kandi witwa Israel Henoch Treasure nawe yagize agera kuri 98 ibice bigera kuri 67 ayo namanota y'umwaka ushize 2024-2025 umwaka w'amashuri hanyuma rero umwaka w'amashuri 2026 2025-2026 uhishiye iki abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta muri rusange rero hari amatariki y'ingenzi ugomba kuba wakandika kuri kalenda ya kugira ngo byose bigende neza cyane arimo itariki ya 20 Kanama umwaka wa 2026 uyu mwaka n'ubundi ndetse n'itariki ya mbere Nzeri uyu mwaka ndetse n'andi matariki ndibuze kuba nakubwira byinshi bizaberaho bireba abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta mu myaka itandukanye irimo P6 senior 3 ndetse na senior 6 cyangwa se level 5 hanyuma rero nitwa Shema Pacifique iyi ni Storm Digital Empire reka nguhereze ikaze muri iyi video tugiye kureba kwibaza ibibazo bitandukanye cyane kugira ngo ubashe kuba wakungukiramo byinshi wowe mubyeyi cyangwa se umunyeshuri utegereje amanota ikizamini cya leta nyuma rero tugira WhatsApp group niyo dutangiramo amakuru menshi ndagira ngo unyandikire kuri nimero 0796371184 kugira ngo ubashe kwinjira muri group WhatsApp yacu kugira ngo ubashe kwibonera amakuru meza agezweho ajyanye n'uburezi ndetse na scholarship muri rusange hanyuma rero ikindi kintu ugomba kuba wamenye mbere yuko nubundi dutangira no kuvuga ngo exactly amanota asohorwa na MINEDIC ni Minisiteri y'Uburezi ndetse na NESA niyo mpamvu dushishikariza cyangwa se twabagira inama waba umubyeyi ndetse cyangwa se umunyeshuri wakoze ikizamini cya leta kwirinda ibihuha muri iki gihe abari ibihuha byinshi kabisa abantu benshi bavuga uko like nyine babivuga mu buryo butandukanye ariko icyo nakubwira cyo nuko utagomba kwizera amakuru yose ubonye kuri social medias ahubwo ugomba kuba wagira gute wakisurira website ya NESA ndetse na MINEDIC kugira ngo ubashe kuba wagira gute wabona amakuru yizewe hanyuma rero kubijyanye no gusohoka kw'amanota nk'uko byatangajwe na NESA cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi mu mashuri NESA ku itariki ya 15 Kanama mwaka wa 2026 ni official announcement cyangwa se itangazo n'ubundi ryanyujwe kuri social media zabo zitandukanye ndetse no kuri website ngira ngo itangazo reka ndibashyirire hano kuri screen kugira ngo muribone reka turisome kugira ngo dukomeze n'ibindi ruvuga ngo itangazo banyujije kuri social media zabo niringiri yavuze ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kiramenyesha abanyeshuri abarimu abayobozi ndetse abayobozi b'amashuri ababyeyi ndetse n'abafatanyabikorwa ko amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza PLE n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye O level by'umwaka w'amashuri 2025-2026 azatangazwa ku itariki ya 20 Kanama mwaka wa 2025 saa 8 z'amanywa muzakurikira umuhango wo gutangaza amanota ku murongo wa YouTube wa MINEDIC ndetse na NESA niryo tangazo
noneho niba uri senior 6 niba uri P6 cyangwa se senior 6 ndagira ngo itariki ya 20 Kanama ushyire kuri kalendari ya, kubera ko ni kuwa kane ubundi muri iki cyumweru turimo harabura amasaha make cyane. Hanyuma niba uri umunyeshuri wo mu wa gatandatu cyangwa se wakoze senior 6 ndetse wize TTC cyangwa se TVET schools, uyu munsi uri kwibaza uti ese mu by'ukuri twebwe amanota yacu azasohoka ryari? Kugeza ubu nta tangazo ribyemeza cyangwa se rivuga igihe amanota ya senior 6 azasohokera, ariko hari ikintu gishobora kudufasha gutekereza ku gihe gishoboka ku manota y'abagiye kuba bakora senior 6. Reka dusubize amaso inyuma ku mwaka ushize ku itariki ya 19 Kanama mwaka wa 2025, icyiciro cy'amashuri abanza primaire P6 ndetse na senior 3 nibwo amanota yabo yasohotse. Wibuka ko uyu mwaka azasohoka ku itariki ya 20, urumva ko barengejeho umunsi umwe gusa, mu gihe kandi nyuma yaho nyuma y'iminsi 13 gusa hari ku itariki ya mbere Nzeri cyangwa se itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 nibwo amanota ya senior 6 yasohokaga. Nibwo n'ubundi yatangazwaga. Ubwo amanota ya senior 6 ubwo tuba tuvuze amasomo ari general muri ya REB nkuko mubyita, ndetse na TTC ndetse na TVET schools nibwo yasohotse haraciyemo iminsi 13 gusa. Hanyuma nkuko nari nababwiye, noneho uyu mwaka P6 ndetse na senior 3 amanota azatangazwa ku itariki ya 20 Kanama umwaka wa 2026. Niba gahunda y'umwaka yabimeze hafi wenda niyo mwaka ushize biramutse bimeze kimwe bitewe nuko n'ubundi bari kubitegura, prediction yacu yaba ari uko n'ubundi bitajya kure y'umwaka ushize, kubera ko hanyuzemo iminsi 13 gusa. Ubwo urumva ko abanyeshuri biga senior 6 bagomba kuba bagira gute, nabo bategereza hagati y'iminsi igera ku 10 na 20 kabisa nyuma ya nyuma ya P6 ndetse na senior 6 kugira ngo babashe kuba bagira gute babona amanota yabo. Hanyuma se umunyeshuri agomba kumenya iki mbere yuko amanota asohoka? Mbere yuko amanota asohoka hari ibintu bike tugomba kugira gute gutegura. Ikintu cya mbere ugomba kuba wategura mbere yuko amanota yawe asohoka, cy'ingenzi cyane ni index number cyangwa se kimwe mu bintu by'ingenzi ukoresha mu kubona exam results, kubera ko udafite index number yawe ntago ushobora kuba wagira gute wabona amanota yawe ikizamini cya leta. Hanyuma icya kabiri ni irangamuntu ku banyeshuri basoje senior 6 cyangwa se A-level. Irangamuntu ni ingenzi cyane kubera ko systeme izayigusaba mu gihe uzaba uri kugira gute kureba amanota yawe, bitandukanye na O-level kubera ko O-level gusaba index number ya gusa ndetse na P6, hanyuma mu gihe senior 6 bagusaba nimero irangamuntu ndetse na index number yawe kubera ko ubu maze kugira gute gukura. Hanyuma icya gatatu ni telefone yawe cyangwa se laptop ufite internet, kubera ko ntabwo wareba amanota yawe exactly udafite internet. Amanota anyuzwa kuri internet, hanyuma kandi hakaba nanyuzwa n'ubundi kuri USSD code cyangwa se ku kanyenyeri nkuko bamwe babyita. Hanyuma reka twifashishije urugero rw'umwaka ushize turebe ese ubundi mu by'ukuri amanota y'umwaka ushize yarebwa gate cyangwa se yarebwa gate, sibyo? Mu mwaka w'amashuri 2024-2025 Mineduc yatangaje result cyangwa se amanota ya P6 ndetse na O-level muri Kanama, ubwo n'ukwezi kwa 8, naho ayu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye atangazwa mu kwezi kwa 9. Kuri A-level mwaka wa 2024-2025 Mineduc yatangaje ko result zasohotse kandi ko national press cyangwa se icyo twita national press rate cyangwa se ni improvement cyangwa se like gutera imbere cyangwa se nabyita ngo gutera intambwe kwabayeho ku manota mwaka wa 2025 2024-2025 abanyeshuri cyangwa se impuzandengo yari kuri 89 n'igice kimwe ku ijana ugereranyije n'umwaka wari wabanje, kuko byari kuri 78.6. Ibi ndabivuga kugira ngo ubone ko result zitangazwa mu buryo bwemewe na Mineduc. Hanyuma rero iyo result zatangajwe abanyeshuri bakora official examination result system cyangwa se
iyo examination results zasohotse cyangwa se amanota yasohotse, abanyeshuri bakoresha official examination results za NESA kugira ngo babashe kuba bayareba. Hanyuma rero muri video itanza kubwira uburyo nzakwereka steps zose zishobora kuba zakwereka uburyo wayareba amanota nasohoka, kubera ko right now nabuze nsura system sanga system irafunze SDMS, kubera ko ibiri gukorerwamo byinshi biri gushyirirwamo amanota y'uyu mwaka. Ubwo rero system barayifunze, barayifungura ku itariki ya 20 nibwo nzahita nkwereka step by step y'uburyo ushobora kugira gute wareba amanota yawe. Hanyuma mu mwaka ushize uburyo bwo gutsinda bwari bushingiye ku bipimo byatangajwe birimo 50%, ubwo ndavuga amanota nk'urugero rw'ingenzi mu masomo asanzwe, mu gihe iyi practical exams cyangwa se ibizami bya pratique byari bifite threshold zitandukanye zirimo byari bifite threshold zitandukanye, ariko nshaka ko mwumva iki kintu kimwe gusa. Nuvuga ngo pass mark ntabwo ari kimwe muri admit cyangwa se iyo tuvuze pass mark cyangwa se admission ntago ari kimwe, kubera ko mu by'ukuri icyo twita pass mark na amanota 50% umunyeshuri abasabwa. Ngira ngo narize ko system y'uburezi mu Rwanda uko isigaye imeze, iyo ugize pass mark ya amanota 50% bwo ni ku myaka 3 yose P6 ndetse na senior 6 uba wemerewe gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Mu gihe utayagize uba ugira gute, ugomba ko wasibira. Hanyuma kandi hari icyo twita admission requirements ndetse na hari admission requirements bizisabwa n'ibigo bitandukanye. Ubwo admission requirements zisabwa n'ibigo bigiye kwakira abanyeshuri muri senior 1 ndetse na senior 4, hanyuma ndetse na university zigiye kwakira abanyeshuri ba senior 6. Hanyuma se hari igihe abanyeshuri babona amanota hanyuma bikagenda bite, bikaba ngombwa ko batayishimiye bakaba bashaka kugira gute kurekarama, nabyo birakunda. Rero reka tuvuge ku kintu gikomeye cyane, kuvuga ngo wenda wizeye amanota 80 ukabona wenda ufite 60 cyangwa se 50, hanyuma kandi ukaba wenda wifuza porogaramu runaka ariko amanota yawe atayemera. Ntuzahite wumva ko byose birangiye, kubera ko kurekarama birakunda, gutsindwa cyangwa se kubona amanota atarayo wifuza bivuga ko nta future ufite cyangwa se nta cyerekezo ufite. Hari options cyangwa se amahitamo menshi aba ahari. Iyo amanota amaze gusohoka, NESA ishyiraho uburyo butandukanye abanyeshuri bashobora kuba barekaramaho, hanyuma ubwo uyu mwaka niba usohoka nzagira gute, nzahita mbubabwira. Hanyuma rero nangaha dushoreje, ndagira ngo ukande kuri subscribe kuri share kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza nkaya. Hanyuma kandi twandikiye kuri nimero 07933714 07933714. hanyuma ndahita nguhereza link winjire muri WhatsApp group yacu kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza nkaya. Ndagufana cyane, niyo ndashyira muri description yoke kutwandikira tugushyire muri group. Ciao.